Muraho neza mwese, muraho neza abaduteze amatwi ku isomo ryawe YouTube channel yanyu ibafasha kumenya no kumva ibijyanye n'uburezi, imibereho y'abantu ndetse n'ibindi bitandukanye mirimo iyobokamana. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe, tugiye gusesengura turebere hamwe ubijyanye n'uburezi dufite uyu munsi muri Afurika. Tuzi neza ko twabukuye ku banyaburayi aribo babuzanye, bakabuzana mu gihe cy'ubukoroni ndetse mu bisingizwa cyangwa mu bivugwa ko ubukoroni icyo bwaba bwaratuzaniye harimo n'uburezi. Rero tugiye kureba uburezi bw'Iburayi. Iyo urebye Iburayi uburyo bimeze, abantu bize ko bameze n'ibyo bashobora gukora, usanga bitandukanye n'ibyacu abanyafurika. None ni iki cyaba cyaratumye uburezi batuzaniye butandukana n'ubwo dufite uyu munsi, cyangwa se uburezi bwabo butandukanye n'ubwo dufite uyu munsi muri Afurika? Ntimucikwe rero, niba ari ubwa mbere twagusaba gukora subscribe, ukadutera inkunga kandi ukaba wasangiza iki kiganiro abandi wumva ko cyabagirira umumaro. Tudatinze rero, ikintu cya mbere cyabayeho, cyangwa se ikintu cya mbere gisa nkaho kigaragaza itandukaniro riri hagati y'uburezi bw'Iburayi ndetse n'uburezi bwacu muri Afurika, icya mbere ni ikijyanye na systeme bigamo cyangwa se uburyo bigishamo. Bo ibyo batuzaniye mu gihe cy'ubukoroni barabihinduye, babonye ko ibyo nta kintu biri gufasha mu gihe bari bagezemo, barabihindura. Aho uyu munsi usanga muri Afurika turi kwiga twibanda ku kumva, mwarimu yavuze akaba ari byo turi kureba, kwandukura note kuri aho ngaho gusa. Ariko i Burayi ho icyo bagezeho ni cyo twakwita imitekerereze yimbitse no guhanga udushya, gutekereza critical thinking and innovation. Bagatekereza ibintu byabateza imbere, ibintu byabafasha, bakareba hari ikibazo ahubwo bakagishakira umuti, aho kugira ngo bibande ku gusoma ibiri mu bitabo gusa no kujya imbere ya mwarimu bakumva ibyo ababwira. Rero hano muri Afurika usanga ibihugu byacu bikiri mu myaka y'1950, aho twibanda ku kumva, kukumvira, kwitonda, utuntu nk'utwo ngutwo dusa nkaho ari two tubabaje. Ariko nyamara icyakabaye kibabaje, abanyaburayi bo bamaze kukibona, batangira gutekereza icyo bakora kugira ngo bakemura ibibazo baba bafite umunsi ku munsi. Naho twebwe turacyari kwibanda ngo umunyeshuri ntiyumvira, ntiyubaha, aho kugira ngo turebe ngo ashoboye gukora iki, yakemura ikihe kibazo. Gusa ibyo natwe ntabwo ari bibi tuba turimo, ariko nanone bigomba guhura n'ibibazo nanone dufite muri sosiyete. Icya kabiri kandi kiriho kandi gisa nkaho abanyaburayi batekereje bakagikemura, twebwe tukifiteho ikibazo, ni ibijyanye n'imitekerereze yacu. Ubundi umuntu ururimi atekerezamo ni rwo rwakabaye rumufasha no kugira ibyo akora. Abanyaburayi rero usanga mu kwimyigishirize yabo bigisha mu rurimi kavukire rwabo. Niba ari Abadage bakigisha mu Kidage n'izindi ndimi zihavugwa, niba ari Ababiligi bikabukwa, ndetse niba ari Abafaransa bakigisha mu Gifaransa, Abongereza nyine bikabukwa nguko, cyangwa bitewe n'ururimi igihugu cyihariye akaba aricyo bigishamo. Yaba amasomo ya siyanse, yaba ajyanye n'ibindi n'ikoranabuhanga, byose ibyo bakabyiga mu ndimi zabo. Mu gihe twebwe abana bacu bakijya ku ishuri nta kindi twumva ko barahita batekereza ni Icyongereza, ni Igifaransa. Aha bigisha Igifaransa tukumva ni ibyo ngibyo. Ibyo rero abahanga bavuga ko byangiza imitekerereze, cyangwa ari psychological barrier, aho umwana aba atinzwa no kubanza gutekereza ururimi yize, cyangwa se muri rwa rurimi, muri cya Cyongereza, muri cya Gifaransa, agatangira guhindura ibintu mu Kinyarwanda, akongera akazabihindura muri rwa rurimi, akabishyira kuzasubiza ibyo bintu, usanga bitinze kandi ntibitange umusaruro. Ni ukuvuga ngo umwana uri gutekereza ururimi atekerezamo ari narwo yumvisemo ibintu, bihita bimworohera, akaba yabisubije kare, ndetse akaba yanatekereje byinshi gusumba kubanza kurwana no guhindura amasomo runaka, cyangwa se ibyo yize runaka, ngo abihindure mu rurimi rwe abasha gutekerezamo, narangiza arabigarure no muri rwa rurimi bamubajijemo. Usanga bitinza kandi bigatuma uburezi nyine budindira, nubwo yenda tutabyemeranyaho, ariko ibi byaragaragajwe n'abahanga. Icya gatatu kandi ni ibijyanye n'uko naho turi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi turi kwiga, usanga kugira ngo tumenye umuntu wize ni uko dutekereza ngo yakoze ikizamini cya leta. N'urugero
yaratsinze yarangije kaminuza, tukumva ko uwo muntu koko bihagije, ariko icyo abanyaburayi bo bareba kandi baha agaciro ni ubushobozi ufite, ni icyo ushoboye gukora. Urugero niba bategereje gukora aho ngaho, umuntu urashobora kuvumbura icyo bakora kugira ngo iyo moteri ikore cyangwa se ikoreshwe, niba ari ubijyanye n'inzara, niba ari umuntu washobora guhanga ubuhinzi bugezweho kandi bwatuma batera imbere bugahaza n'abantu, ibyo nibyo niwe bashaka, ni nabyo bibandaho gusumba kureba umuntu ngo yarize yabaye uwa mbere yakoze ikizamini yagitsinze. Ibyo rero nizo mbogamizi tugifite muri Afurika, kumva ko umuntu yabonye seritifika ko yagraduatinze twumva ari igitangaza, nawe akumva bayitangaza, aho kugira ngo arebe ko icyo yashobora, aho kugira ngo arebe ngo ese agace nturukamo, aho ntuye ibibazo bihari ni ibihe, nk'umuntu koko wari uri kwihugura nabafasha iki, ugasanga nta gisubizo ugiye gutanga muri sosiyete, ahubwo ni ukuvuga gusa ngo waricaye ukora ikizamini cya leta none wagitsinze wagize amanota ya n'aya, ariko nyamara ubushobozi bwo ntabwo, nta kintu bashobora gukora. Ikindi kandi tugiye no gusorezaho ni ibijyanye n'imyigishirize. N'ubundi umwarimu w'i Burayi asa nkaho atagikenewe cyane, n'ubundi mu busanzwe yakabaye ari uwo kugenzura cyangwa se gufasha abanyeshuri kugira icyo bageraho, ariko muri Afurika ho tuzi ko umwarimu uhari ari wa wundi wo kwereka abanyeshuri ko ari umuhanga, ko azi ibintu, gusobanura, kwandika, kuvuga ibyongereza se cyangwa ifaransa, gusobanura imibare, ariko ntashobora gufasha abanyeshuri ngo abayobore bahange udushya, bagera kuki bayobowe nanjye, aho kugira ngo bumve ibyo ngewe nzi n'ibyo nshoboye. Kuba washobora kuyobora umunyeshuri ubundi akagira icyo avumbura cyangwa icyo yigezaho we mu mitekerereze ye, nibwo bwakabaye ari ubuhanga bwawe, gusumba kujya imbere ngo uvuge usobanure byose kuva kuri A kugeza kuri Z. Umunyeshuri nta n'umwanya umuhaye, cyangwa se nunamuha umwanya, igihe atinze kubivuga akiri gutekereza, we ubwonko bukiri kuzenguruka ngo agire icyo ahimba, ugahita umutanga ukamwereka ko uwo muntu adatekereza vuba, cyangwa se ntacyo ari cyo adashoboye. Turabizi ko akenshi abarimu bakunda kuvuga ngo ariko abanyeshuri b'iyi minsi, abanyeshuri b'ubu ngubu ni abaswa, ni abanebwe. Nubwo ari abanebwe, ariko mu bunebwe wakabaye ubafasha ukabayobora bakagera ku cyo bagamije kugeraho. Ikindi tutakwirengagiza kandi ari nacyo cy'ingenzi ni ibijyanye n'ibikoresho. I Burayi bagira amalaboratwari menshi, bagira ahantu henshi bakorera cyangwa se bitoreza ibyo biga, ndetse bizanabafasha gukemura ibibazo mu miryango migari yabo, mu gihe twebwe ibikoresho bikiri bikeya ndetse n'amashuri bikiri ikibazo. Iyo ugeze mu mashuri usanga ubucucike, nuko laboratwari ni nkeya, computers ni nkeya, nyine nta rimwe na rimwe henshi muri Afurika hari n'aho zitaragera, aho ziri ni mu mijyi se, ndetse n'inzobere muri byo, kubera ko twagiye twiga n'ubundi dusoma ibiri mu bitabo gusa, ibyo batubaza n'ubundi bakaba batubaza kubyandukura gusa, nta gukora pratique cyangwa se kugira ngo tugaragaze ubuhanga mu ko byakoreshwa. Usanga ibyo byose n'ubundi bikomeza kudindiza uburezi bwacu hano muri Afurika. Rero tugana ku musozo, turabashimiye ko mwabanye natwe. Umwanzuro wo twafata nuko nubwo Afurika uburezi bwacu busa nkaho bwaturutse i Burayi, ikigaragara nuko abanyaburayi basa nkaho badusize, bo uko babuzanye niko tukibukoresha mu myaka y'1950 abenshi muri Afurika, ariko igishya kiriho nuko dukwiye gutekereza ku bibazo byacu nk'abanyafurika, kandi uburezi bwacu bukaba buri mu mitekerereze yacu, uko dutekereza, ururimi dutekerezamo rukaba ruhuye n'urwo twigamo, kandi ibibazo uburezi bwacu bugamije gukemura bikaba ari ibijyanye natwe abanyafurika. Ntiturebe ku by'abandi, ntitube abo gukopera gusa cyangwa ngo twandukure ibitabo ngo byavumbuwe n'abahanga b'i Burayi, ariko ibyo bavumbuye nta kintu byadufasha hano mu bibazo dufite aho tugiye dutuye. Tubashimiye ko mwabanye natwe rero, tubasaba gukora subscribe ku batarayikora, ndetse tubasaba kutwandikira muri commentaire muduha ibitekerezo, mutubwira uko mwumvise ikiganiro, kandi tunabararikira kuzakomeza gukurikira ibiganiro byacu nk'ibisanzwe. Murakoze, turabashimiye, naho ubutaha, mugira amahoro y'Imana.